Dear brethren, the readings that our Mother Church submits for our meditation on this solemnity of the most holy body and blood of Christ talk about the alliance that God made with people, which is above all His initiative. In first reading, this alliance is concluded by the blood of animals, which prefigures the blood of the Lamb of God, His begotten Son. When we listen to this first reading, we have to make in our mind that Jesus Christ replaced all sacrifices. In second reading, the second reading reminds us that Jesus is indeed the mediator of the new covenant set by His own blood. The blood of Christ will cleanse our consciences, will purify our souls, and will open the door of the mercy of God, because Jesus Christ is the image of the mercy of God. This is one reason why He invites us to be ourselves the merciful, the image of the mercy of Jesus Christ. This is why we have to be merciful to others, because God in His Son loved us. It is our duty as Christians to love one another, because Jesus Christ is a sign of the mercy and the love of Jesus Christ. The purpose of the Eucharist is to make us present to the Lord.
open ourselves to all the treasures of grace and love which Jesus Christ showed us. The Lord immolates himself in the sacrifice of the Mass, which represents the sacrifice of the cross. Every Eucharistic celebration actualizes the gift that Jesus made of his life on the cross for us and for all world. Eucharistic communion invites us every day to a commitment of love, a commitment of unity, a commitment of peace and forgiveness. As Christians, we have to communion to the blood of Jesus Christ in order to be the people who spread whatever the love of Jesus Christ. Reason why we never made the Eucharist as a detail of life. We have to carry Jesus in our life. Those who see us live in the world would like to see Jesus in our life of testimony. The church and the world have a great need for Eucharistic worship. Jesus awaits us in this sacrament of love. Let us not refuse the time to go to meet him in adoration, in contemplation. Let our adoration never cease. The Gospel talk about the memorial of Jesus Christ as our Redeemer. It reminds us the redemption of Jesus Christ. It says this: he took bread, said the blessing, broke it, gave it to them, and said, "Take it, this is my body." Then he took a cup, gave thanks, and gave it to them, and they all drank from it. He said to them, "This is my blood of the new covenant, which will be shed for many." Dear brethren, every celebration of Eucharisty renew these words of our Savior. Let us be the people who adore God through Jesus Christ. Bakristo bavandimwe, amasomo atagatifu kiliziya umubyeyi wacu dukore kuri uyu munsi aragaruka ku isezerano. Mu isomo rya mbere turumva ko isezerano rya kera rigaragaza ibitambo byaturwaga ari ibitambo by'inyamaswa, ibitambo bitabashaga gukuraho ibyaha mu buryo burambye, ibitambo by'inyamaswa, ariko bikagaragaza ku buryo bw'ishamarenga igitambo kimwe rukumbi cya Kristo, aho musagaragaza agaciro k'amategeko y'Imana, aho agaragaza ko Imana yifuza gukiza abantu. Bigaragarira mu isezerano rishya aho Kristo yemera kwitanga ubwe kugira ngo amaraso ye adukize. Ibyo twumvise mu isomo rya kabiri. Isomo rya kabiri turatugaragariza ko amaraso ya Yesu Kristo ari yo yonyine akiza ibyaha by'abantu. Amaraso ya Kristo afite ubushobozi bwo guhanagura cyangwa se gusukura imitimanama yacu, gukuraho icyitwa icyaha cyose no kutwinjiza mu marembo y'impuhwe z'Imana, kuko Yesu Kristo ubwe niwe sura y'impuhwe z'Imana. Kubona Yesu ni ukubona impuhwe z'Imana, kwakira Yesu mu buzima bwacu ni ukwakira impuhwe z'Imana. Niyo mpamvu natwe duhamagariwe kuba abagira impuhwe, kuba abayoborwa n'impuhwe z'Imana, kuba abantu baharanira kugaragaza mu buzima bwacu izo mpuhwe z'Imana. Yesu Kristo watwitangiye yifuza ko natwe twakwitangira abandi. Ikimenyetso cy'urukundo n'amahoro, ikimenyetso cy'ubumwe, ikimenyetso cy'impuhwe n'imbabazi. Igitambo cya Kristo kijye gihora iteka kitwibutsa ko Imana
dukunda kandi dusaba gukunda abandi. Amaraso ya Kristo rero yo afite ububasha bwo kuduhanaguraho icyitwa icyaha cyose. Tuyemere kandi twemerere Kristo adukize ku buryo bwuzuye. Ivanjiri iragaruka ku magambo dukunda gukoresha iyo dutura igitambo. Ayo magambo iyo umusaseridoti ayavuga abatwibutsa cya gitambo kimwe rukumbi gikiza imbaga Yezu Kristo ubwe yitanzeho. Iyo tunywa kandi tukarya umubiri we, tuba twifuza kuba nkabo. Abigishwa ba Yesu baramubaza bati turashaka ko tujya gutegura ngo harire Pasika. Yesu yohereza babiri mu bigishwa be arababwira ati nimujye mu murwa muri buhure n'umuntu wikoreye ikibindi cy'amazi mumukurikire, maze aho yinjira mubwire nyir'urugo muti umwigisha aravuze ngo icyumba cyanjye nza kuriramo Pasika hamwe n'abigishwa banjye kiri hehe? Ari bubereke mu nzu yo hejuru icyumba kigari gishashe kandi giteguye neza, abe ariho mudutegurira ibya Pasika. Abigishwa baragenda bagera mu murwa, maze basanga bimeze uko yababwiye, batunganya ibya Pasika. Nuko igihe bafunguraga, Yesu afata umugati, amaze gushimira Imana arawumanyura arawubahereza avuga ati nimwakire, iki ni umubiri wanjye. Hanyuma afata inkongoro, amaze gushimira Imana arayibahereza, maze bayinyweraho bose. Nuko arababwira ati iki ni amaraso yanjye y'isezerano amenewe abantu batabarika. Ndababwira ukuri, ntabwo nzongera kunywa ku mbuto y'imizabibu kugeza ku munsi nzanywera divayi nshya mu ngoma y'Imana. Bamaze kuririmba Zaburi barasohoka bagana ku musozi w'Imizetsi. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Dear brethren, the readings that our Mother Church submits for our meditation on this solemnity of the most holy body and blood of Christ
which is above all his initiative. In first reading, this alliance is concluded by the blood of animals, which prefigures the blood of the Lamb of God, his begotten Son. When we listen this first reading, we have to make in our mind that Jesus Christ replaced all sacrifices. In second reading, the second reading reminds us that Jesus is indeed the mediator of the new covenant set by his own blood. The blood of Christ will cleanse our consciences, will purify our souls, and will open the door of the mercy of God, because Jesus Christ is the image of the mercy of God. This is one reason why he invites us to be ourselves the merciful, the image of the mercy of Jesus Christ. This is why we have to be merciful to others, because God in his Son loved us. It is our duty as Christians to love one another, because Jesus Christ is a sign of the mercy and the love of Jesus Christ. The purpose of the Eucharist is to make us present to the Lord, to open ourselves to all the treasures of grace and love which Jesus Christ showed us. The Lord immolates himself in the sacrifice of the Mass, which represents the sacrifice of the cross. Every Eucharistic celebration actualizes the gift that Jesus made of his life on the cross for us and for all world. Eucharistic communion invites us every day to a commitment of love, a commitment of unity, a commitment of peace and forgiveness. As Christians, we have to communion to the blood of Jesus Christ in order to be the people who spread whatever the love of Jesus Christ. This is why we never make the Eucharist as a detail of life. We have to carry Jesus in our life. Those who see us live in the world would like to see Jesus in our life of testimony. The church and the world have a great need for Eucharistic worship. Jesus awaits us in this sacrament of love. Let us not refuse the time to go to meet him in adoration, in contemplation. Let our adoration never cease. The Gospel talk about the memorial of Jesus Christ as our Redeemer. It reminds us the redemption of Jesus Christ. It says this: he took bread, said the blessing, broke it, gave it to them, and said, "Take it, this is my body." Then he took a cup, gave thanks, and gave it to them, and they all drank from it. He said to them, "This is my blood of the new covenant, which will be shed for many." Dear brethren, every celebration of Eucharisty renew these words of our Savior. Let us be the people who adore God through Jesus Christ. Bakristo bavandimwe, amasomo atagatifu kiliziya umubyeyi wacu dukoreye kuri uyu munsi aragaruka ku isezerano. Mu isomo rya mbere turumva ko isezerano rya kera rigaragaza ibitambo byaturwaga
ari ibitambo by'inyamaswa, ibitambo bitabashaga gukuraho ibyaha mu buryo burambye, ibitambo by'inyamaswa, ariko bikagaragaza ku buryo bw'icyamarenga igitambo kimwe rukumbi cya Kristo, aho Musa agaragaza agaciro k'amategeko y'Imana, aho agaragaza ko Imana yifuza gukiza abantu, bigaragarira mu isezerano rishya, aho Kristo yemera kwitanga ubwe kugira ngo amaraso ye adukize. Ibyo twumvise mu isomo rya kabiri. Isomo rya kabiri turatugaragariza ko amaraso ya Yesu Kristo ariyo yonyine akiza ibyaha by'abantu. Amaraso ya Kristo afite ubushobozi bwo guhanagura cyangwa se gusukura imitimanama yacu, gukuraho icyitwa icyaha cyose no kutwinjiza mu marembo y'impuhwe z'Imana, kuko Yesu Kristo ubwe niwe sura y'impuhwe z'Imana. Kubona Yesu ni ukubona impuhwe z'Imana, kwakira Yesu mu buzima bwacu ni ukwakira impuhwe z'Imana. Niyo mpamvu natwe duhamagariwe kuba abagira impuhwe, kuba abayoborwa n'impuhwe z'Imana, kuba abantu baharanira kugaragaza ubuzima bwacu izo mpuhwe z'Imana. Yesu Kristo watwitangiye yifuza ko natwe twakwitangira abandi, ikimenyetso cy'urukundo n'amahoro, ikimenyetso cy'ubumwe, ikimenyetso cy'impuhwe n'imbabazi. Igitambo cya Kristo kijye gihora iteka kitwibutsa ko Imana idukunda kandi dusaba gukunda abandi. Amaraso ya Kristo rero yo afite ububasha bwo kuduhanaguraho icyitwa icyaha cyose. Tuyemere kandi twemere Kristo adukize ku buryo bwuzuye. Ivanjiri iragaruka ku magambo dukunda gukoresha iyo dutura igitambo. Ayo magambo iyo umusaseridoti ayavuga abatwibutsa cya gitambo kimwe rukumbi gikiza imbaga Yesu Kristo ubwe yitanzeho. Iyo tunywa kandi tukarya umubiri we, tuba twifuza kuba nkawe, tuba twifuza kugendana nawe, tuba twifuza ko yaduturamo, bityo natwe tukamushyira abandi. Isi yacu ya none na Kiliziya by'umwihariko ikeneye gushengerera Kristo, ikeneye kubona Kristo. Niyo mpamvu igitambo cy'Ukaristiya cyose kigaruka kuri cya gitambo Kristo ubwe yatuye ku musaraba, yituyeho ubwe ku musaraba kugira ngo njye nawe tubone ubuzima, kugira ngo njye nawe tubabarirwe ibyaha byacu. Uyu munsi tugiye gutambagiza isakaramentu y'Ukaristiya, twibuka ko Kristo ari we mucunguzi wacu, twibuka ko Kristo ari we watwitangiye, ariko kandi akadusaba natwe kwitangira abandi. Gusangira isangira ritagatifu rigomba kutugira abakristo bagaragaza Kristo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Hari umusaseridoti ku munsi nk'uyu nguyu w'isakaramentu washatse kugaragariza abakristo ko ashoboye, maze aragenda akoresha ustansuari ya zahabu, atunganya ibisabwa byose, icyotezo, maze umunsi nyirizina ugeze, igihe cyo gutambagiza Kristo kigeze, bose uko biteguye batangira umutambagiro, baragenda bashengereye bishimye, ariko umwana muto w'umuhereza arebye muri ostanswari asanga ostiya ntayirimo, nuko akora ku gishura cya padiri, ahagaze twibagiwe Yesu. Padiri arikanga, ariko ashaka kwihagararaho, abwira umuhereza ngo reka ubundi iyo hari iminsi mikuru nk'iyi ngiyi ibintu by'uducogocogo turabyibagira.
iyo hari iminsi mikuru nk'iyi ngiyi, ibintu by'uducogocogo turabyibaje. Afata Kristo, afata Yesu amugira mu buryo bwo kubabwira ko ndumva ibyo bintu bitabaho. Ariko mu buzima bwacu busanzwe hari igihe usanga dufata Kristo nk'umucogocogo cyangwa se nka detali. Twirinde kuba twafata Kristo ngo tumufate nk'umuntu usanzwe. Iri ni isakaramentu ritagatifu ry'Ukarisitiya. Kubera iki tuvuga ko ari isakaramentu rikomeye ritagatifu ry'Ukarisitiya? Nuko mu yandi masakaramentu duhabwa ingabire z'Imana, ariko mu isakaramentu ry'Ukarisitiya duhabwa ingabire n'uzitanga. Niyo mpamvu isakaramentu ry'Ukarisitiya ari isakaramentu rikomeye rikomokaho n'andi masakaramentu yose. Birakwiye rero ko turi icyubahiro. Twirinde natwe kugenda tudatwaye Yesu. Kwaba ari ukwiyamamaza, kwaba ari ukwibona, kwaba ari ukwirata. Dutware Yesu kandi tumugeze ku bandi. Mu by'ukuri abatubona tubaho, abatubona tugenda, bifuza kubona muri twebwe Yesu Kristo. Bifuza kubona ubuhamya bw'ubuzima bwacu Yesu Kristo. Natwe rero dufate icyemezo cyo guhakira Yesu mu buzima bwacu. Nibyo koko tumushengereje, tumurangamire, ariko ibyo bidufashe gufata icyemezo cyo kuba abantu bashyira abandi Yesu Kristo. Abatubona batubonemo Yesu Kristo. Tubisabira rero muri iki gitambo cy'Ukarisitiya. Nyagasani Yesu